hakabaho attention ako kazi kadashobora kukabona kubera ko hari ibyo atujuje hagati ya boss uko ari bombi. Ibyo rero iyo bituzuye ka kazi urakabura kandi bya byangombwa bifite ufite n'ubushobozi bwo gukora ka kazi. Ariko kubera ko utemeye kumuhereza ya mafaranga ya ninja ninkize, ushobora kuba 20, ushobora kuba 100 cyane, kubera ko urayafite ntabwo ushaka kuyatanga, ka kazi urakabura. Ya mindi navugaga byo mu boss nanjye ukoreshwa, umbwiye ko twahurira ahantu tukamanza tugasangira tukaganira kuko kazi kagomba kugenda. Ndabyanze kubera ko mbizi ibyo wari uri mukumbwa bigendanye n'ikiganiro twagiranye. Harahigera igashinga umuzi cyane, hari nka 2 n'udukurikiye nawe yumvireho cyangwa se nawe arahita nabyumva uko bimeze. Ahambere mwongeye kwirirwa abanyarwandakazi bwota amasimbi hakurya i Kigali mu burasirazuba mu majyepfo ndetse no mu nkengero z'igihugu mu baturanyi. Nk'ibisanzwe ni MC cyangwa mukomeje kumva hano kuri King Rwanda TV, mbahaye ikaze kuri ano masaha y'isa 8 gukomeza aho ikiganiro cyacu cyaza kurangirira. Ngayo nguko rero uyu munsi nkuko mubibona mbafitiye umutumirwa, ariko ntabwo ari umutumirwa n'umusangwa, buri gihe n'iteka ryose muzaba mumubona. Uyu munsi dufite byinshi turaza kwibandaho, ariko dufite ingingo nyamukuru yatumye dukora ikiganiro cy'uyu munsi, ari nayo mpamvu uriya mubona ari bwaze kubagezaho byinshi kandi mwebwe mushaka gusobanukirwa. Ingingo y'uyu munsi ni ruswa, ni gute yacika, twayirandura gute, ese ni bande bayitanga, twakiyaranje gute kugira ngo nye nk'abanyarwanda dukomeze kubaho nta ruswa mu banyarwanda. Rero ntamuniganye ijambo, nongeye kumuha ikaze. Ubwo sinzi nimba arabibwira cyangwa se musanzwe mumuzi, ijambo ni irye, ubundi nkabubwira ngo karibu. Murakoze cyane. Ntabwo nabura kwibwira abanyarwanda badukurikiye kuri King Rwanda TV cyane. Byanga bikunda hari 1, 2, 3 cyangwa se 10 bashobora kuza ari bashyashya badukurikiranye. Niyo mpamvu dukwiye kwivuga kugira ngo nabo batumenye dukomeze tubane tuziranye cyane rwose. Ni King Emile ibisanzwe kuri King Rwanda TV. Hanyuma rero nkabanje ngo tuganire kuri iyo nsanganyamatsiko waruvuze. Murakoze cyane. Yes, ngayo nguko rero ubwo ngubwo nkubita mbangura, ndaboneraho nshimira wowe udahwema gukora subscribe, share, like, comment n'ibintu byinshi cyane kugira ngo dusharinge ku yandi ma YouTube cyangwa se ku yandi ma TV, abantu bagende batubona kugira ngo twamamare nkuko n'abandi bamamaye. Mbanje gushimira rero nk'aka kanya wo dukurikiye, ndavuga ngo urararitswe kugira ngo dukomeze kubana muri iki kiganiro, uduhanga amaso, tuguhata ibyiza kugira ngo utaza gucikwa. Ngayo nguko rero reka twopeninge umwanya w'ikiganiro cyacu. Ndatangira nge mbaza King ukuntu ibintu bimeze. Uri kubona mu Rwanda ni byinshi duhura nabyo tukabikunda, hari byinshi tubona tukabinenga nk'abanyarwanda. Ntago turi abana wo gufata ifu y'umutsima ngo tuyitiranye nibuye twatera umuntu agakomereka. Niyo mpamvu rero uri aha ngaha ngo dusesengure, tunaganire n'abanyarwanda babyumve neza. Dukomeje kubona mu bintu bijyanye, reka mvuge nko mu ubundi no demokarasi turimo ntago isanzwe, niko nabivuga. Iyo uri mu Rwanda ufite umutekano, ugomba gusigasira umutekano ufite. Akurije n'inguhereza ruswa y'ikintu runaka wowe ukayemera, bwa busugye bw'igihugu buzatangira kujya gute gutakara, igihugu giye gisubira inyuma. Wewe watekereje kuyitanga, nawe watekereje kuyakira. Hagati yanyu uko muri babiri mwebwe mufite ikibazo cy'uko mwadusenyera igihugu namwe mutisize. Rero ndagira ngo umfashe gusobanukirwa ndetse n'abanyarwanda basobanukirwe, iyi ruswa ijya gutangwa habaye iki, ukayakira habaye iki, ni gute yacika. Ubwo sinzi nimba urambaza ngo ruswa wayitanga ku kihe kintu, nka ruswa yo gufata akazi, kuba wabona akazi, guhereza umuntu akazi. Yego. Ruswa yo kuba wagirwe umwe mu bantu barenze, like nka manager w'ikintu runaka, bikaba okay. Hari ruswa y'amafaranga,
ushaka serivisi ahantu kugira ngo uyibone Yego. akagira ikiguzi. of course. Yego. So rero ubwo ngubwo tujya kuvuga kuri izo ngingo, ndumva ntabwo ari nyinshi, ntabwo turarambirana, ariko zize gusobanuka neza. Murakoze. Mm. Ruswa itangwa mu bintu byinshi. Yego. Ibintu byinshi cyane. Mu ngeri zigiye zitandukanye, cyane mu bakuze, mu rubyiruko. mu rubyiruko, Yego. aho ni mu nzego zigiye zitandukanye, Eh. aho ngaho irahagaragara cyane. Ariko hari aho igera igashinga umuzi cyane. hari nka habiri. Mm. N'udukurikiye nawe yumvireho cyangwa se nawe arahita anabyumva uko bimeze. Mm. Ahambere ni mu butaka. mu butaka hari kugura ubutaka. Yego. Hari mu bigendanye n'inyubako. Mm. Ha kabiri mu itangwa ry'akazi. Yego. Bose washobora kuba ari igitsina gore, ushobora kuba ari umukobwa cyangwa umumama. Yego. Wowe nk'umusore cyangwa se nk'umugabo, kugira ngo ubone ako kazi hari ikiguzi, bishobora kuba icy'amafaranga cyangwa se kuryamana. Yego. Ni nacyo kimwe n'umugabo, nabyo bikagenda gutyo. cyane cyane bikunze kugaragara iyo nka nyiri kampani cyangwa se nk'umuyobozi. Iyo ari umugabo cyane cyane nibwo bikunde kugaragara, nk'umwana w'umukobwa agiye gushaka akazi. Aramwaka ibyangombwa, arabifite, ariko hakabaho attention, ako kazi kadashobora kukabona kubera ko hari ibyo atujuje hagati ya bosi uko ari bombi. Ibyo rero iyo bituzuye ka kazi urakabura, kandi bya byangombwa ubifite, ufite n'ubushobozi bwo gukora ka kazi. Ariko kubera ko utemeye kumuhereza ya mafaranga ya ninja ninkize, ushobora kuba 20, ushobora kuba 100 cyane, kubera ko urayafite ntabwo ushaka kuyatanga, ka kazi urakabura. Nayo ufite uramuvunjira. Umuvunjira nta kundi, niba udafite ya mafaranga, ubwo muragenda ahantu we nawe mugira uko muganira muri babiri, hanyuma nimusoza ka kazi, wa mwanya urahita uboneka, umwe wari wabuze urahita uboneka, abantu bari bubuzuye, ariko byanga bikunda arabona ahagushyira, kandi n'ibintu abana ngombwa araguhereza wa mwanya wa wundi wowe utexpectingaga ko wabona. Yego. Icyo ni kimwe ku bigendanye n'ihabwa ry'akazi, ariko binyuze mu buryo butemewe n'amategeko. Bitemewe n'amategeko. Yego. Ubwo mereye ku ihabwa ry'akazi, ariko binyuze kuri uwo mubosi n'umukoresha, bigendanye no kumuhereza amafaranga. Iyo ni ruswa. Cyangwa se waba udafite ayo mafaranga, mukaryamana kugira ngo ubone ako kazi. Yego. Si no kubona ako kazi gusa. Ugiye muri biro, ukeneye serivisi runaka, hanyuma uwo mubosi akagutega undi munsi. Yego. We nawe mubanze muganire, uransigira nomero, tubanze tuganire, tubyuzuze, hanyuma nitumara kuganira neza jye nawe, turahita tuzuza bya bindi twavuganaga kugira ngo ubone ya serivisi washakaga. Ku bigendanye n'amafaranga kuri serivisi. Yego. Ndi umupapa, nawe uri umupapa, hanyuma kandi nkukeneyeho serivisi runaka. Ariko kugira ngo mabwe ya serivisi ngomba, byanga bikunda uranyereka ko idahari. Ushobora no kuba inahari, ni ngombwa ko igomba kuba ihari, ariko wowe ukanyeka ko udahari. Yego. Kugira ngo ya serivisi nyibone, ndaba mfite bya 100,000, ndaba mfite ya miliyoni.
tugende tubanze tuganirira ahantu njye nawe, hanyuma nitumara kuganira, hanyuma wa mwanya uraboneka, hantu wendaga kujya urahasunika, ya masaha yo yigireho hirya gatoya, nze mbanze mbone ya serivisi nagombaga kubona. Ni byinshi rero, ni byinshi kubigendanye na ruswa abantu barimo gutanga, cyane cyane ku kazi abantu bahabwa uyu munsi. Kugira ngo ubone akazi, umubare ufatika kugira ngo ubone akazi nuko hari ikiguzi cy'ushaka akazi n'utanga akazi kibanza kubaho hagati yawe nawe. Yego, hagati y'umukozi n'umukoresha. Hagati y'umukozi n'umukoresha. Yego. Njyewe ndazana envelope yuzuye ibyangombwa mwatweretse ko mushaka, ariko kubera ko ubonye agasura kanjye uhise unshegera, urabona ko ya envelope nazanye y'ibyo byangombwa mwatse ntacyo kivuze. Yego. Ahubwo reka tubanze tuganire nawe, cyangwa se nindeba muri iyo envelope nkabona ndibuze gukuretinga ikindi cyangombwa, yego, ndi bugukenereho kugira ngo hagati yanjye nawe haze kubamo communication. Izo icyo ni ikibazo kigenda kigaragara. Umuntu umwe ashobora kuvuga, yego, cyangwa babiri bakavuga, kigafatwa nkaho ntacyo kivuze. Yego. Ariko ni ikibazo kirimo kugaragara muri rubanda muri rusange, kandi kigomba gucika. Yes, kigomba gucika. Uyu munsi wowe uri boss wanjye, ndaguhereza, wenda njye kuguherezaho nk'urugero rutoya. Uyu munsi uri boss wanjye, uranyemereye, ngiye mu kazi kawe, hanyuma tumaze kugeramo, uragiye wigiriye mu byawe, umaze kumurikira ibintu ngomba gukurikirana uko bimeze, hanyuma umaze kugenda, nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi 2 cyangwa 3, utangiye kujya umvugisha, bimeze bite? Ni sawa. Hanyuma kubera ko ubwo ndimo ndabivuga ku ruhande rw'umukobwa, wowe uri umugabo, yego, uje kunyaka bya bindi navugaga byo mu bosi, nanjye ukoreshwa. Yego. Umbwiye ko twahurira ahantu tukamaza tugasangira, tukaganira kuko kazi kagomba kugenda. Ndabyanze kubera ko mbizi ibyo wari uri mukumbwira bigendanye n'ikiganiro twagiranye. Ndabyanze. Hanyuma uje kunkorera control sasa. Uje kunkorera control, urarebye usanze ibintu byose wamaye, birahari, yewe byanarenzeho kubera ukuntu umutungo wa control. Ariko wowe uhise unyubikaho urusyo rwa miliyoni 3 cyangwa 4, utanazi naho zagiye nanyereje, kugira ngo nkunde ngwe muri za ngaruka za cya kindi wanyatse nanze kwemera. Yego. Abakoresha benshi n'iki gihe barahari. Yego. Kandi icyo ni ikintu abantu babishinzwe bakwiriye kugenzura, gukurikirana, bakagikurikirana, bakamenya imva n'imvano yabyo. Ese ubundi ni gute abo bantu, ni gute ubundi dufata byo tubifata nka torturing? Ubundi yes, ni torturing ku Banyarwanda. Nimba ubona umunyarwanda, okay, ubundi kuri ubu ni diplome, cyangwa ngo ko wenda utafunzwe ibyo hano babishaka, okay, mbaye intungane kuri ibyo bintu, ndabikuzane nka boss wanjye, bibaye ngombwa ko byose mbibona aho magereye, utangiye kungora, bijye muri bya bindi byo gukora imibonano, turyamane, nk'ayo amafaranga, kandi nje gushaka nanjye ndi mafaranga, ayo mafaranga sinyafite, kakazi ngize gute ndakabuze. Ari naho rwa rubyiruko ruhera rusubira inyuma mu iterambere, twebwe tudashaka kugira gute ko bikomereza aho hantu. Ndiye sinzi impamvu leta, abayobozi banatubona badukurikira, badaca bino bintu mu maguru mashya. Nicyo nashaka nko kuganishaho. Yego. Byanga bikunda harimo babibona, hari aho navuze ngo hari umwe cyangwa babiri babibona, yego, bakanga kugira icyo babivugaho kugira ngo
batiteranye Mm. bataba imbarutso. Dore nk'urugero nk'ubu nkatwe turimo kubivuga gutyo, nkatwe turimo kubivuga byanga bikunda, hari abari budutera amabuye, hari abari budutera amabuye, ntibabura, ariko ni ngombwa, bigomba kujya hanze ku mugaragaro. icyo ni ku ruhande noneho rw'ihabwa ry'akazi n'itanga ry'akazi cyangwa se serivisi runaka, yego, uba ushaka bikanyura muri ubwo buryo, yego, ukaba uri no mu kazi nabwo bikagenda gutyo, yego. uyu munsi boss bakakwereka ko ari umwana mwiza, icyumweru kimwe, ukwezi, amezi abiri, sasa hagati y'amezi 3 ugatangira kubona boss wawe ari we yahindutse. Yahindutse. Usigaye utererwa. Ese waje ukabanza ukamereza raporo turi kumwe, byari utigeze ubona mbere. uko mwicaye iruhande niko agenda kwiyegereza kwereka uko ibintu bimeze. Yego. Ibyo ni ibintu bigenda bigaragara. Hanyuma ahandi hantu hanakomeye cyane, yego, ni ku butaka. Ku butaka umuntu arajya kugura ikibanza kugira ngo azabone kiriya cyangombwa cy'ubutaka. harya bakita imitation n'ibiki? Imitation, ngira ngo ni imitation. Ako ni imitation. Kugira ngo uyibone biragoranye cyane. Kuri ubu ariko biranagoye byo. Yego. Kugira ngo kiriya cyangombwa ukibone ni ibintu biba byoroshye bitanyuze mu zindi nzira. Ariko ushaka kubona twa duceri ku mafaranga, ya mafaranga yandi arahagurukira muri za 500. Mu Kinyarwanda leta bituga umukwaha, niba bituga umukwayi bitugukwaha mu butaka, ndiko nanjye njya numva babivuga ngo ni bitugukwaha. Bitugukwaha. Mu butaka ruswa iravuza ubuhuha. Noneho kuri kosa ritoya, uba ufite cya kibanza cyawe, nurangiza ushaka kujya kucyubaka, uza amafaranga utanga se arutaye waguze ikibanza. Oya, abantu bazadukurikirana bazabitubwire muri comment. Of course bazabitubwire muri comment, kugira ngo uba ufite bwa butaka bwawe ujye kubwubaka. Noneho ufite inzu ufite ikibanza kirimo inzu, noneho urashaka gushyiraho igikoni cyangwa se urashaka kubaka amanex. Yego. Ni inzu, ni ikibanza cyubatsemo inzu. Sasa urashaka kongeraho utundi tuntu nyine kuri wa mwanya wasigaye. Yego. Kugira ngo uzabone bwa burenganzira bwo kugira ngo ushyireho kakana. Yego. Amafaranga uzatanga aragatsindwa. Ariko hagato ndibaza ikibazo, ayo mafaranga ubundi batwaka twebwe abanyarwanda turi mu gihugu cyacu, ni bande bayatwaka? Abageraho hate ajya mu nzego? Okay, dufite ba mudugudu wa Mutwara Sibo, ba gitifu kuzamura, kandi ntago wowe wama amafaranga unyakire. Ujya wumva abo bita ngo ni bifi binini. Aba bantu ibyo bifi binini nk'urugero ushobora kuba hari nk'abantu bashinzwe ubutaka nko mu karere cyangwa mu murenge, I don't know. Yego. Hanyuma kugira ngo uzajye kwaka ya serivisi, barohereza wenda ushinzwe ubutaka gupima bwa butaka. Yego. Kugira ngo azabipime ni amafaranga. Wenda ni ibihumbi wenda nka 50 nk'urugero. We kugira ngo abikore, kugira ngo ahaguruke, ibihumbi nka 300 cyangwa 500 araba yamaze kugera kuri noza kuri konte. Yego. Abyumvise. Noneho ukeneye ko baza bakagupimira, ukareba aho imbago zawe zigarukiye. Yego. Kugira ngo bazagupimire ayo nayo nandi mafaranga. Yego. Abyumvise. Kugira ngo uzahabwe bya byangombwa by'ubutaka twari turimo tuvuga, ya mitation gukorera ya mitation. Yego. Nabyo bwabyo ni ikibazo. Biraba ikibazo gikomeye. Ikibazo gikomeye cyane. Kugezaho cya gifi kinini twavuze.
ari buze gushaka ku buryo yanagutwarira na bwa butaka akabutwara kandi ukaba utagera aho ujya kurega. yego Ukava mu mudugudu bakaguhereza ikigaragaza ko ubwo butaka ari ubwawe, yego washyika ku murenge bakabikonfirima ko ari ubwawe, washyika ku karere ugasanga cya gifi cyamaze gutanga aya mafaranga cyahereje nk'umuyobozi runaka, ni umwavoka, ni umukiri nyine n'urugero ndimo gutanga hataza kugira unera amabuye ngo nta mupointinze. yego Ugasanga yamaze kugerayo, dosiye zose zamaze gukorwa, bwa butaka bwamaze kuba ubwe, kandi guhera hasi barimo kugaragaza ko ubutaka ari ubwawe. yego Kugira ngo iki kibazo kizakemuke, nuko uzagira amahirwe ukihurira na nyakubahwa perezida wacu. yego Nudahura nawe tayari bwa butaka bwatwawe na wa wundi Kibamba Kirongozi, ahantu ubona umuntu nyine yakorera nk'ikintu ashobora gushyira nk'uruganda. Jewe uyu munsi nta ruganda nashobora gushyiraho, ariko we kubera ko wabishobora kurushyiraho hari uko yifite, kubera ko yifite, byanga bikunda bura butaka ndabushaka ngewe nkoreremo igikorwa cyanjye. yego ntago uri bumenwe na wa wundi, na wa wundi najya kubimenya byanga bikunda nimba nabuze bya 50,000 byo kuri imitasiyo. Mu by'ukuri ndabona ibihumbi 100 cyangwa 200 cyangwa 300 yo gutanga ku murenge kugerayo no gutanga amafaranga, ku ntara kugerayo no gutanga amafaranga, ku muvunyi kugerayo no gutanga amafaranga. Ayo mafaranga nabuze na 50, ndatanga ayo mafaranga yose ndayabona wapi? Ni ahandi ndi bugere hahandi imbaraga zanjye zigarukiye, nkatuza ugatuza, wa wundi akegukana bwa butaka kubera ya ruswa twavuzwe haruguru. Ubwo rero nicyo kintu numvaga kirimo kimbyiga, twereka aba bantu ko imbaraga bafite ntago bakwiriye kuzikoresha kuri ba bandi bo hasi, nabo bafite uko bashaka kubaho. Nukomeza kunkandagira, nanjye ushaka kuzamuka ntago nzabona uko nzamuka. yego Nunyima ya serivisi nashakaga ariyo iri butume uyu munsi njya ubaho, ntabwo biri bukunde, kubera ko wamaze gusetinga ikibuga cyawe kugomba kugitwara. ari kwica inzira z'undi, arimo arica inzira z'undi, sibyo? Uyu munsi hari abantu bari hari inkuru yacicikanye mu minsi yashize, yego y'umunyamakuru witwa ngo ni DC Clement. Sinzi nimba wenda warayumviseho, ariko yaratangajwe ko hari ahantu yubakaga ikigo cy'amashuri, hanyuma haza abo ku murenge no ku karere bohereza ba bantu, baraza bahirika ikigo cy'amashuri yari arimo yubaka, yari yujuje asigaje umva icyo gihombo nawe. Baraza barahirika kubera ko batabahereje ayo mafaranga. yego Urumva yaza gutanga ayo mafaranga, ubwo icyo kigo cyari kugumaho. Uyu munsi iyo aza gutanga ayo mafaranga, ba bantu bahiritse cya kigo, yego bari kuzaza kuri wa munsi wo gutaha cya kigo, yego bakaririmba za ndirimbo aho tugejeje ibyo tugezeho byose. yego izo ndirimbo zari kuzaririmbwa nabo kandi bahari. Umwe muri bagafata na speech akerekana icyo kigo kigiye gukora aho hantu. yego Ariko uyu munsi nibo bafashe iya mbere yo guhirika icyo kigo, kandi hari abana baho ngaho bahigaga. yego Uyu munsi naho kwiga bafite bagiye guhagarika amashuri, hanyuma kandi nibarangiza bavuge ngo amashuri agumeho, abana bige, buri mwana wese agomba kujya ku ishuri akiga. Kandi ikigo cy'amashuri bagize gute? Bagihiritse kubera iki? N'aya mafaranga nawe bigeze batanga atabashije kuboneka. Yego, nawe bigeze batanga. Ubwo rero urumva icyo navugaga, icyo aho birimo kutuganisha. Uyu munsi nanjye nabikora n'uwo munyamakuru. Yego. Azi icyo ruswa ivuze.
azi icyo yangiza, azi uko isenya. Ibyangombwa byose nimba yari yaramaze kubibona, bagomba kumuhereza uburenganzira bwo kubaka. Ibyo atabonye yagombaga kubishaka akamanza akabibona. Ariko ntabwo igisubizo cyari ugusenya ya nyubako yamaze gushyika aho igomba kujya gutanga umusaruro. Nicyo ngicyo rero, nicyo nabivugaho. Ariko buri muntu wese yumve ko akwiriye kuba ijisho rya mugenzi we, tukirinda gutanga no kwakira ruswa, kuko ruswa irasenya. Ni ugukumira icyaha kitaraba. Ni ugukumira icyaha kitaraba. Byanga bikunda ari uyaka arabizi ko itemewe, ari uyitanga arabizi ko itemewe. So please rero, nimba ari serivisi nje nkugana ubibona ko nyigomba kuyibona, yimereze, yeme nkore ibyo ngomba gukora. Niba nayigenewe mbwira uti iyi serivisi ntabwo uyigenewe, ariko reka kugira ibyo urenzaho. Mureke gufata abo bana b'abakobwa mu bagira igicuruzwa, mureke kugira gute, uretse ko nabo bwabo nicyo kimwe. Nibyo twavugaga ngo ari uyitanga ari uyihabwa bose ni kimwe, kubera ko baba bamaze kwangirika mu mutwe. Hari n'uyitanga bitewe n'uburemere bwa serivisi ashaka kugira gute, ashaka kubona. Bikaba ngombwa kayitanga kugira ngo abone iyo serivisi. Mwabana mutanga serivisi, mugerageze mukuremo ibyo bintu by'amarangamutima, mwumve ko hari ikindi kintu munarikiye cyo kuba mwahereza cyangwa se mwakaka abo bantu baza babagana babaka iyo serivisi. Rero tutarasoza, ndagira ngo tuvuganire rubanda rugufi. Ibyinshi byavuzwe haruguru, babyumvishe abadukurikiye, byatambutse. Gusa rubanda rugufi, Eida, nshobora kuba ndi umukecuru, abana banjye ntago bahari, wenda bari aho bari, batabasha kongeraho vuba, kandi ya makuru yanyu nshaka gutanga ndakandamijwe cyane ku buryo atarabasha kugera ku bayobozi bakuru. Byashoboka gute yuko uwo mubyeyi udafite imbaraga zo kuba yagera aho hantu, udafite motivation, ni gute uwo mubyeyi yavuganirwa mu gihe gitoya? Mbona ibya bindi natangiye mvuga, za nzego uko zubakitse. Uyu munsi dufite inzego kugera kuri isibo, kugera kuri mudugudu, ukazamuka ku kagari, ku murenge, tukazamuka gutyo dukurikiranye. Wa muntu nta mbaraga afite zo kwikurikiranira cya kibazo cye, kandi yamaze kukibona. Nimba rero cyamaze kugaragara akakigeza aho agomba kukigeza, reka wowe akigejejeho nk'umuyobozi we, nareke kumunaniza, nareke kumwaka bya bindi twari turimo twanga. Kuko niho za mbaraga afite zirimo ziramwemerera guhera aho ngaho. Nareke kumwaka rero ibirenze za mbaraga ze. Niba ari wa mukecuru urimo kwikurikiranira bya bindi bye wowe wagezeho, ahubwo bimufashemo umugereze cya kibazo. Niba utabashije kugikemura, kimugereza aho kigomba kugera. Nk'umuyobozi uri hafi ye, ureke gukora bya bindi twari turimo tuvuga, banza umereze iki ngiki kugira ngo umukorere iki ngiki. Bimukorere nka serivisi akwatse, kandi ubimukorere nk'umuntu ushinzwe gutanga iyo serivisi. Byanga bikunda, ntabwo nzafata umuhinzi ngo nirangize njye kumwitiranya n'umurobyi. Ninyenera kujya kurya amafi, nzajya kureba umurobyi. Ariko ninyenera no kurya ibijumba, nzajya kureba umuhinzi. Bivuze ngo rero, niba wa muntu w'ubutaka yaje kukureba kubera ko ari wowe wagomba kumukemurira ikibazo, reka kukugeraho ngo nurangiza umurebera aho ngaho, nurangiza nawe ujye kunyura aha ngaha urimo kumwikiza. Mufashe muri iyo serivisi akwatse, umugeze hahandi agomba kugera. Mureke kumuca bya bindi bya ninca n'inkizi.
niba yifitiye 10 ushaka umwaka 20 30 40 no byihorere iyo ruswa reka tuyireke ahubwo wowe ura rubanda rugufiya narwo ruhabwe serivisi rugomba kubona yego nawe uri hejuru uhabwe serivisi ugomba kubona buri muntu wese ku rwego ariho ku kigera ariho ahabwe serivisi agomba kubona yego mu magambo makeya nta ruswa yemewe mu Banyarwanda. Nta ruswa igomba kwemerwa, yaba y'amafaranga yaba ruswa y'igitsina, kuko amagara araseseka ntayorwa. Ntago ari byiza rero Banyarwanda mudukurikiye mu byumve gutyo. Sinzi wenda nimba twasoza, reka dusoze uwumva yumvise hanyuma abantu bakomeze baduhereze n'ibitekerezo yego cyo twavugaho twaganiraho n'ibintu byumvikana. Yego rero ni byiza cyane ku bantu badukurikiye, ndababwira ko ntago ari ibintu tuvuga ngo tubisubikira ahangaha, turakomeje. Nababwira ko King Rwanda TV kabisa n'umuryango mugari ubagezaho ibintu byinshi kandi byizewe, dusesengura twinjira imva n'imvano y'ibintu runaka dushaka kuvugaho. Rero nandi kumwe na King yatugejeje ibintu byiza kandi byinshi twakunze. Ngi mwakomeje kumva ni MC Cyangwe, mbabwira ngo ni kuri King Rwanda TV. Wowe udahwema gukora subscribe, share, comment, ndetse nawe ubasha kudusharinga ku bantu benshi cyane. Turabwira ngo urakoze cyane. Rero akanya nkaka ndababwiye ngo mbarari iki kiganiro gikurikira ntimuzacikwe. Nabwira ngo nakagaruka. Hasta la vista. Urakoze cyane. Yeah.